Hasimbonanga Mandela tina mu rwego rwo kwibuka imyaka 5 Bwana Mushayidi Deogratias umuyobozi w'ishyaka PDP Imanzi amaze afunze. Ishyaka rye PDP Imanzi ryateguye iyi gahunda kugira ngo twibukiranye Mushayidi uwo ari we, ibitekerezo bye, ishyaka rye aho rigeze nuko abayeho ubu muri gereza y'amahanga afungiye mu Rwanda. Deogratias Mushayidi ni muntu ki? Deogratias Mushayidi yavukiye muri Kibungo muri komine Sake mu mwaka w'1961. Avuka mu bihe bigoye kuko yavutse sumubyara hashize amezi 3 yishwe mu mvururu zishingiye ku moko zari ziriho icyo gihe. Birumvikana rero ko nyina bitari bimworoheye namba, ariko yabashije kumurera aramukuza. Mushayidi yize amashuri abanza, ayarangije atangira yisumbuye, ayatangirira mu kigo cy'abafurera ba Yosefiti cyari Cyangugu ahitwa Nyamasheke. Ahiga rero inderaburezi. Arangije kwiga inderaburezi yari yaramaze kwiha Imana, kuko nyine mu gihe yigaga amashuri ye yisumbuye igitekerezo cyo kwiha Imana cyamujemo, yiyegurira uwo muryango wa Yosefiti. Arangije kwiga rero uwo muryango watangiye kumushinga imirimo y'uburezi, nkuko icyo kigo cyari gifite amashuri yisumbuye hirya no hino mu gihugu ndetse no mu bihugu bituranyi, ndavuga Zaire n'u Burundi. Mushayidi yabanje kwigisha mu Rwanda, yigisha ku Gisenyi, ayigisha imyaka 2 kuva muri 1984 kugera muri 1986. Nyuma imyaka 2 ikurikiyeho ayigisha muri Kongo, Zaire y'icyo gihe. Ahamara naho imyaka 2. Noneho ikigo cye, ndavuga ikigo cy'abayezufiti, kimwimurira i Bujumbura, nabwo agiye gukora uwo murimo wo kwigisha. Muri 1989 nibwo yabonye buruse yo kujya gukomeza kaminuza mu gihugu cy'Ubusuwisi ahitwa Fribourg. Ajyayo agiye kwiga teoloji na filozofi. Bigeze mu mwaka wa 1990 mu kwezi kwa 10 ubwo FPR Inkotanyi yatangizaga urugamba yitaga urwo kubohoza igihugu, Mushayidi yayiyobotse atangira ubwo ubuzima bwa politike. Mugenzi wanjye tubana mu ishyaka agiye kubagezaho uko yitwaye muri iyo politike.